Yes, nizere ko mumeze neza abakunzi b'Urugwiro 250 TV tukaba turi Heartland Hotel mu mafu n'amahumbezi bimeze neza. Keita cyangwa se Intare Kayitare, Intare batinya inkotanyi cyane. Nkaba ndi kumwe n'Intare ya Salambwe Pako, nizere ko meze neza. Umva yozina. Yego. Okay, Pako meze neza? Yego turaho. Ya, urabizi kuri Urugwiro 250 TV. Ya. Bo nizere kumeze neza naguherukaga kera cyane ariko maze imisi nifuza guhura nawe shaka ko tuganira bimeze biti bihagaze bite muri imisi muri imisi turaho turakomeye turimo turarwana n'ubuzima uko bisanzwe nkaba ubu magarariye ikigo kitwa Vanginganzo ni ikigo cya gihuza abanyamuziki yego bacuranga live mu gihugu yego harimo ba Makanyaga harimo ba Impara yego ba Dauphin ba Pako abacuranzi bose muri rusange yego ndetse no kwa kabiri hari ikindi gikorwa twaorganije cya indi kigo kitwa Kigali Musicians yego aho abacuranzi bose bo mu Rwanda yego bahurira hamwe bagasabana bakanaririmba bacuranga bagasangira gutyo nuko bo ufite itsinda rigari Vanginganzo Pako ndakwemera cyane ndakwemera uri umugabo sinzi buriya ngufatiraho urugero mu bintu byinshi nigeze kwifuza kuba umunyamuziki ariko umuntu w'umumizicien umucuranzi kubera ukuntu nakubonaga buriya wa mbere role model mwiza nubwo ntabashije kubigeraho buri iyi misi ntiyadukundiye ariko urumva ko itsinda rigari ufite Vanginganzo uri kumwe n'abastari batandukanye Impara iki urumva mugeraho mugahura mukaganira mugasangira mugacuranga mukagira ibihe byiza ubu uyu munsi itsinda ryawe ni Vanginganzo nta rindi riri ku ruhande iyo ni itsinda rusange y'abacuranzi muri rusange ryemewe n'amategeko y'u Rwanda rifite ibyangombwa byose ariko ngenga mafite band yanjye bisanzwe yego Pako XL okay Ashante niyo hantu njya gushakira umugati ukabasha kwita ku muryango cyane rwose ukafasha n'abandi bantu ku ruhande cyane bikagenda neza ubundi mu buzima busanzwe Pako ni muntu ki Pako bimeze bite wavukiye he mazina yawe ya nyayo abantu bamaze igihe banyandikira muri commentaire batari bake batari musi ya 300 bambwira ariko umuntu witwa Pako twumva tubona kuko urakurikiranwa cyane turashaka kumenya imvo n'imvano ye Pako ni muntu ki Pako yakuze gute urugendo rwe rw'ubuzima n'uruhe Pako yego Pako ni umuntu ukiriritse uca bugufi kandi warezwe yego amazina nyayo ni Sikabwe Pako Rajab ngaba navukiye muri Kongo igihugu cya Kongo ahantu bita Bukavu yego mama ababyeyi n'abanyarwanda ko bagiye muri za 59 amara niwe nsigaranye arakuze afite abashiki banje ngiye umuhungu umwe wavutse mu muryango abandi bose n'abakobwa afite abashiki banje batatu ngiye nkaba wakane natangiye umuziki nifite imyaka 8 nabyinaga cyane kuryo ama choreographies Michael Jackson banyitaga Michael Jackson uzatungurwa bone gukubita amapawumi bizashimisha imyaka y'umusaza yego hanyuma nageze mu Rwanda muri 99 yego kubera sinasobanukirwaga neza imibereho yo muri Kongo politike muri 96 bashaka kujya kunyica ndi umunyarwanda gutyo birarangira 98 nanone Kabila bamaze kumwica yego
bongeye batangiye kutuagresa yego mbwira mama ndamubwira rero ngagende mu gihugu cyanjye yo kugenda mu gihugu rwose nta muntu narinzi yego nzampura n'umuvandimwe wanjye umwe waruri inaha aranyakiraho nuko ntangira gukora kwiga byo gukora coiffure muri za icyo gihe muri 99 nkora coiffure icyo gihe ufite imyaka ingahe nari mfite imyaka 19 wari umaze ku musore yego niga gukora coiffure Nyabugogo nijoro ngajya gukora akazi k'ubuzamu yo noneho pako bw'ubuzima buciyemo yego Jesus Christ kabisa noneho muri 2000 tugiye kujya muri 2000 menya hano bacuranga bita muri Cadillac ndayizi njyayo mura n'abasaza b'abakongomani bita harimo ba Lujos ba Papa Christophe n'abandi abantu babazi yego batangira kuntoza noneho ya mpano nari mfite ntangira kwigaragaza yego noneho ndatangira kwibaza uburyo navanga ubuzamu coiffure umuziki yo gucuranga umuziki nijoro kandi nijoro ni namasa yo gucuranga kandi ngomba kuba no mu buzamu yari inzu yafashwe na BCDI kubera wenda umukire yari adafite amafaranga yo kwishura bayifata yabaga imbere ya Minagri ndahabona Minagri Kacyiru ni inzu imwe buryo ubona ifite amadirishya gothique ukuntu amadirishya ndayibona umunsi umwe njya muri Cadillac gucuranga baza kureba nijoro umuzamu basanga simpari yego basenya umuryango bongera barayusana yego banyandikira n'agapapuro yo kunyereka ko mvuga ko ndimo guhembwa y'ubusa yego ndi muri Cadillac mbona boss wa BCDI arahari arazamuka no kuri stage nawe yacurangaga gitari yari mu Cameroon bitaga Nziye ajya gucuranga gitari arambona arakubona amwangume si wowe ugomba kuba uri kuyanzu wicunze amwango kwa mbere uzaze mu kazi kuri biro turavuga yego aramubwira ngewe nabonye impano yawe ndagore ubuzamu yo reka akazi k'ubuzamu komeza n'umuziki yo uko nguko nakomeje muziki ndacuranga hanyuma muri 2006 mpagarika umuziki wa secular yego njya muri gospel uva muri secular gospel yego 2006 2007 2008 2009 nagi muri gospel shinga ministeri yitwa Ictus Family yego vivante niyo nakundaga kujya gusengera umubyeyi wacu umwe w'umunyarwandakazi Imana imwakire mu bayo wafuye witwaga Jane Kanyange yego araza aransaba kuri eglise ngenda kumufasha ya sound kwa urabizi mwe ngende n'umusi sound engineer ndabizi ko bacurangaga bakoreraga muri Petit Stade none Petit Stade hazagamo mayiko menshi yego bashaka abatekinisiye bose biranga none ngewe ngiyayo nkajya mbafasha nyuma yaho ngaho niko namanutse njya Icyangugu muri 2009 Icyangugu ubuzima busanga ubugoranye gatoya bwa gospel nibiki nibikorwa nashaka kujya gukorayo ntabwo byari byakunze yego njya muri kuri hotel itwa Rubavu kwa Kamuzinzi ndamusuhuje kabisa byumva Kamuzinzi ngiyayo ndamubwira rero ngewe mfite impano yo kuririmba hano iwawe ni heza ndashaka gukora bande hano ngi gucuranga kabisa ngo biragusabye ndamubwira nta mucuranzi numwe mfite bamwe bari Burundi bandi bari muri Kongo bandi bari Kigali kandi bose ngomba kubazana nibo mugomba kuba muri kumwe kandi ngomba kubashakira imibereho bagomba kuryama kurya na byose none se ko ntabwo nkuzi nkaba sinigeze no kumva ukuntu ucuranga arandeba mwango nyamara ndumva muri ngewe arimo cyizere gusa ndumva ndakwizeye yes afata amafaranga 500 akira
tumira bari abantu baze ubwo 2000 combien muri 2009 tugiye kurangiza 500 y'icyo gihe arama 500 ngo ndakwizeye gusa sinzi impamvu akira 500 tumiza bari abantu bawe muze mu cyumweru gitaha mutangire gucuranga ntago nkuzi sinkuzi sinigeze kumva ucuranga ariko ndumva ndabyizeye arakwizera ndabatumiye twakubise umuziki ari ahantu nta muntu utaza amateka y'Rusizi yego aho nayigejeje muri entertainment yego kugira aho nkoresha na défilé de mode concours ya Miss Rusizi ningiye wayorganije byose mu kwira iterambere y'umugi ashaka umugisho kandi byakunze bigeraho leta iratwemerera ko frontiere bazajya bayifunga sayine impamvu ya activité babona uko amahanga Kongo irimo kwinjiza yego mu Rwanda mu weekend nuko nguko hanyuma nza kugaruka hano Kigali nagarutse muri vayo 2013 nyuma y'imyaka 3 ncurangayo ngiya muri Golden Monkey yego Nyamagabe Paul ndamusuje cyane yego niwe nyirayo ti ndacuranga umwaka umwe n'igice tutatuza Kigali tutanya gucuranga muri Nichas n'ahandi till now yego niwe Pako rero niwe Pako urugendo rw'98 ko wavukiye Bukavu uvuye Bukavu uje Cyangugu uvuye Cyangugu uje Nyabugogo Nyamagabe uje Nyabugogo ugiye mu buzima bwa kwafire ubuzima ubuzamu bivanga no gucuranga Imana iguhaye umugisha ukoze bande yawe abantu barakwizera yego Pako ni ikihe kintu mu buzima nirihe somo wabikuyemo urabona warizewe aho batakuzi uca mu buzima bugoye nirihe somo byagusigiye mu buzima n'uyu munsi wa none ushobora kugira umuntu inama ukamubwira ati bigenze gutya kudacika intege yego kubahana yego guca bugufi kandi ugiye uyibuka ubona umwanya iminota 2 ukasoma ku ijambo ry'Imana na agomba kuboneka ikintu runaka uzaba wa isomo y'umunsi ni nka ryabuye yanzwe n'umwubatsi yego yakomeje imfuruka nta kindi bo Pako uri umuntu w'umugabo ukomeye cyane kandi nibaza ko muri industry ya music mu Rwanda hari runini uyifatiye cyane mu bantu b'abacuranzi nizera ko hari abantu benshi wazamuye hari abantu benshi wafashije je ntashidikanya no kubivuga nemye kuko ndabizi sibyo kuba narabuze ariko ubu nanjye nari kuba ndumwe mu bacuranzi bakomeye kandi bawe waremye nuko nabuze nkajya mu bintu byinshi ariko nubundi ndo wawe ndo wawe Pako ubuzima kuri uyu munsi wa none ninde muntu ukwespira ninde muntu waguteye imbaraga uyu munsi wa none niba ariho niba atakiriho ninde muntu uvuga ngo uyu muntu kabisa niyo mutekereje cyangwa hari ibikorwa bye mu buryo bw'ibihangano anyiganyeza umutima wanjye ku buryo umutima wa Pako kabisa witero kavuga ati uyu muntu kude chapeau musically mu musique mfite abantu benshi banyenspira ariko reka tuvuge abo mu biyaga bigari yego bo mu biyaga bigari Kidumu ndamukunda cyane Kidumu yubahwe Kidumu ndamukunda cyane kandi banamusuje yego mu rubyiruko iyo mbonye uko Riderman yifata yego uko Riderman yifata biranshimisha cyane biragushimisha yego Bruce Melody parcours ye aho yavuye yego no kugera aho ageze yego arimo guhesha ishema igihugu yego nabandi simbanze ariko ndimo kuvuga bo hafi na hafi yego bari abantu baranyenspira cyane ni rihe jambo wabwira Riderman niki wamwifuriza niki wamusaba Riderman icyo namwifuriza nukuramba
kuramba rwose arambe kandi akomeze yita kuri famiye yiwe uko ayitaho famiye utashobora kumva mu makimbirane cyangwa amagambo y'ibihuha of course n'umugabo n'umugabo cyane nta kintu wamusaba tukomeze tubane mubane neza okay n'ubundi nta kiza nko kubana mu mahoro nta nikiza nk'amahoro Pako uyu munsi hari uburyo ufite ufashirizamo abantu bashaka nk'abantu baba vocalist bafite amajwi meza bazi kuririmba bashaka kuzamuka beterpreta neza hari uburyo buhari bwo kubafasha hari cyangwa se hari icyo bafasha kugira ngo babigereho yego urebye mu mateka yanjye twakundi nakubwiraga guca bugufi hari abantu benshi baca muri band muri XL hari abana bava za Nyundo bakaza ngabakira ngamugeza heza akageraho akamubwira nanjye ndumva nanjye ndashaka kuyobora amubwira go genda kandi bakabikora bikagenda neza mfite amabande navuga 80% y'amabande dufite meza mu Rwanda hano mu Rwanda harimo itafari ryawe baba baciye kuri wowe of course urumva hari itafari ryawe hari icyo ugenda ushyiraho ndetse n'abandi barimo baraza n'abandi bazaza noneho ubu kuva twishize hamwe nk'abacuranzi urumva ko deja ni integrite nziza kuko ko ushobora kumva umuntu afite talent kuko ndagwa ari kumwigisha gusa harimo no kumuhesha umugati wa buri munsi kandi ndagunavuga ko ngewe nagaburira isi yose yego ariko ushobora kuza ibishoboka urabikora ngabikora binabaye ngombwa ngakubwira ngo genda ngamagara bande runaka ukamubwira mbonye umuntu mwiza umwana mwiza urimo kuzamuka kandi afite talent wamuhaye umwanya yes of course akazamukira aho ngaho nawe nuko bimeze bo icyo nicyo kintu numvaga mfitiye inyota kuko abantu barakumbajije cyane kuko barabizi ko nkuzi abantu bari bakeneye kumenya byinshi kuri wowe bamenye urugendo rwawe rw'ubuzima guca bugufi kubaha kugenda neza mu bintu gukora ibintu bikunze nibyo bintu byakuranze kugeza uyu munsi wa none uri umugabo ushikamye kandi uhamye ku ntego zawe nicyo kintu akenshi kidufasha ikintu kisumbuyeho kinshimishije ndetse gishimishije n'abanyarwanda akantu wavuze umuntu ajya akora ibintu bye narangiza kubikora acisha n'amasomo ijambo ry'Imana nibura amasegonda 3 niyo yaba amasegonda 3 buriya Bibiliya iravuga ngo imvura uko yagwa kose uko yaba ari nke kose ariko igera ku butaka nubwo itabutose ariko irabubobeza bivuze ngo wa mugani nawe nubwo yaba amasegonda 3 nubwo yaba umunota umwe ariko ukibuka byibuze n'Imana cyane Pako bisaba iki kugira ngo umuntu yinjire mu itsinda ryawe rigari yaba ruzamuka cyangwa se arusanzwe ufite iyo tala bisaba iki na kindi bisaba ni ukutwegera muri banginganzo y'amarembo aba akinguye yego kuri bose kandi dufite amaproje menshi yego sinzi abantu bagiye muri ka free zone kuri 21 z'ukwa gatandatu twari tworganije concert itashobokaga ko nagiye ni fête de la musique musi mpuzamahanga w'umuzika kenshi abafaransa nibo batera inkunga icyo gikorwa nabagezeho ndagenda ndabasaba inkunga banyereka yuko nta budget nta gahunda ngerageza kuzenguruka mbura sponsor yego nyamara abantu badufashije nabo ni nka 3%. yego ni school ndetse na Mopas ndabashimiye cyane kandi gahunda y'igihugu rwose mu mujyi wa Kigali niyo baduhaye ari muri imbuga Kafrizo hanyuma bigeraho abo dukorana baramubwira sasa rero ibi bintu ntabwo bishoboka ibintu ntabwo bishoboka kuko dufite nta kintu turiho
ariko sinzi ukuntu byaje muri ngiyo ndababwira oya aho binaniranye umenye yuko igisubizo kiba kiri hafi aho iki gikorwa turagikora kandi birakura biragenda neza. Peter Borabora warakoze cyane adufasha tubona ibyuma. Peter Borabora ni umuntu w'umugabo ndamuzi. Nakubwiye twakoze concert nziza bamakanyaga mzee Yambo bari bahari abasaza babushayija Bushayija Pascal yego okay ndamusuhuje Paco abakongomani bitwa les ambassadeurs de la rumba na yandi matimu menshi cyane the fellows tukubita umuziki mwiza abantu barishimye kandi twacuranze mu kwishira hamwe nta gihembo cyari kirimo ariko uyu munsi deja tufite ukuntu duhagaze tumeze neza so umucuranzi wese wakumva ashaka kutwegera arakaza neza kuko ni byacu kandi tugomba kubigeza aho igihugu cyifuza n'ubundi igihugu cyiza mu iterambere rihoraho cyane rwose Paco ndagushimiye ariko nishimye kongera guhura nawe hano turi ni Heartland Hotel iki kinyamakuru ni Urugwiro 250 TV turakurikiranwa cyane nizere ko abantu bakumbajije bakubonye kandi banejejwe no kukumva ikindi kandi niba hari ikintu wageza ku bantu niba hari icyifuzo cyangwa igitekerezo wabaha nta kibazo mbere ko dusoza wagira icyo babwira icyo nshaka kubabwira gusa mukomeze mudushigikire mu bikorwa byacu ndetse na Paco XL band iri tight imeze neza tucuranga injyana zose zishoboka usibye Gishinwa niyo cyananiye Igishinwa n'Igitaiwan ariko tucuranga mu makwe tucuranga ahantu hose ndetse ukeneye mu kirori cyawe bande yariyo yose urakaza neza rwose twegere turabigufasha yego Paco mbere yuko dusoza hari ikintu nibutse wenda wasangiza ku banyarwanda imbuga ukoresha na nimero yawe ya telefone yego imbuga nkoresha YouTube channel yacu bayita Paco the XL Paco ni pana ana channel o the ya T H E XL yego ariya ushobora no gukomeza kubona ibikorwa byacu bitandukanye tujya dukoresha hanyuma nimero ya telefone ni 078 62 69 42 izo ni nimero za Paco imbuga ukoresha Instagram Facebook ni Paco the XL Facebook harimo agakoryo Paco hanyuma ari kana janaka ariko Instagram Paco the XL YouTube ni Paco the XL WhatsApp yange na niyo namba nabahaye niliya namba bahaye okay hanyuma Heartland ngewe erezima turatuririye hano Heartland ni akahotel keza cyane keza bafite n'ibiryo byiza cyane niyo ahantu njya inkoko mwumva meze neza nahoze nyivuga kare bagira inkoko ifi inkwavu ibintu byiza bidekoye neza bakira amakwe bakira ibintu bitandukanye ama event amanama abantu bashaka kuganira kandi ku giciro cyiza narabakunze cyane urabibuka ko no kuza kurambagiza ni hano naje yes before y'ubukwe bwawe ni inama ni hano zabereye kandi ndi mu babutashe nariye gato iryoshye keke nziza abo sinzi niba mugeze he muri ibyo ngibyo navuga ko agence yanjye cyangwa se company yanjye yagiye down bamwe bagiye hanze abandi bajya muri Afrika abandi Burayi sigara ndumwe ku managinga birananiwe gusa nugacika intege kuko arabana barimo kwiga hano hanze kandi bakeneye experience mufite muri inararibonye muri ibyo nuko ari mu binyamakuru ariko na company nayo bizamure nayo nayizamura nta kibazo
ya hanyuma rero mwakoze kudukurikira no kuduha umwanya n'urugero 250 TV mwabyumvise ni muri Heartland Hotel ibiryo twatuntu dukonje tubirira ibyuba muri frigo amashambre meza ibana nano heza cyane bajye badusura kandi baze barebe uko hameze nta kibazo biremewe nimero za telefone tuzishyiraho hasi muri commentaire niba hari umuntu ushaka kuganira nawe Paco atwandikire muri comment nimero yawe wayitanze yanaguhamagara niba ari umuntu ushaka Paco kwa muririmbira akamucurangira band nziza iryoshye igezweho Paco arahari niko kazakora umaze imyaka myinshi ibintu ndabizi kubizi experience urayifite niba ari umuntu ushaka kwimenyereza umwuga mu buryo bwo gucuranga kuririmba Paco urahari arakaza neza ikaze na karibu arabihawe ya ikindi kandi uri inshuti nziza Paco ndagushimira kandi ugira ibihe byiza asante ndabasuje nuri inyuma ya kamera okay abari kubanga bw'ibyuma batunganyije amajwi n'amashusho ya thank you